Muraho neza, mwaramutse, mwiriwe, amahoro, amahoro, nizere ko muguwe neza, nk'uko nkunda kwibaza ngo muguwe neza, nuko aribyo mba mbifuriza, mba mbifuza ko mugubwa neza, ko muba amahoro, mukumva mushyitse, nubwo mwese tutabura ibyo duhura nabyo, tutabura intambara tuba turimo umunsi ku wundi, kandi usanga zidasa, ariko twagakwiriye kuba amahoro, twagakwiriye kugubwa neza. Ujye urwanya izo ntambara ubizi neza ko utari wenyine, ahubwo ufite ugushyigikiye, uri kumwe nawe muri situation iyo ari yo yose waba urimo kunyuramo, wumve yuko Imana muri kumwe. Imana umuremyi wawe yakuremye, igukunze, ikwishimiye, igushyira ku isi kuko hari umugambi runaka yari igufiteho, kuko yabonaga hari icyo uzamarira isi, uzamarira abo muzahura nabo, uzamarira umuryango ukomokamo, uzamarira igihugu uvukamo cyangwa urimo uyu munsi wa none, Imana yari ibizi. So uriho kubw'umugambi w'Imana, uriho kuko Imana yabyifuje ko ubaho, sibyo? Any situation waba urimo kunyuramo, please komera, komera, kandi wumve yuko atari bizahoraho, sibyo? Nta mvura ngo itajya ihita, sibyo? Imvura igiye igwa, ikagwa, ariko yewe hari n'ubwo igwa ifite n'amahindu, imvura irimo umuyaga mwinshi, ariko ikagera igihe igahita. So ntabwo rero situation urimo ari situation iri eternel, izashira, kandi ntabwo urimo kuyinyuramo uri wenyine, hari n'abandi benshi wenda barimo kunyura muri same situation niyo urimo, ariko komera, komera, komera. Uba umugabo, atavuga ngo kuba umugabo byo kuba wararemwe uri avec masculinité, ahubwo kuba umugabo gukomera, donc gukomera ukumva ko ubuzima burakomeje. Kuba ugihumeka niyo ntwaro, kuba ugihumeka nicyo gishoro. Mukomeze mugubwe neza, nicyo mbifuriza, kandi twese Imana ikomeze turindane. Ejo ni heza. Uyu munsi wa none tugiye kuganira iki Lori we? Uyu munsi wa none Lori ikintu agiye kubaganiriza kuri channel yacu ndetse yanyu Lori Inspiration TV, tugiye kuganira noneho ku mugambi w'Imana ku mwana w'umuntu kuva mu iremwa ry'isi. Uwo mugambi w'Imana wari uwuhe? Turagira imirongo yo muri Bibiliya tugenda twifashisha, ngo tutayisoma yose ngo tuyirangize, ariko hari imwe n'imwe turi bugende tuganiraho. Tuvuge ku mugambi w'Imana ku mwana w'umuntu. Imana yaremye isi, itegurira n'umuntu aho agomba kuba mbere y'uko imurema. Yamuremeye Eden, imuremera ahantu agomba kuba, imuremera ibyo azakenera kurya, imuremera donc ibyo azakenera mbere y'uko imushyira muri ya ngobyi ya Eden. Kuvuga ngo kandi Imana igiye kurema umwana w'umuntu, igiye kurema umuntu, yishimiye yuko imurema mu ishusho yayo. Uribaza, ujye wireba, ujye muri miruhare, wikomera amashyi se, wihibibiza byinshi, mbese ukuntu nabikubwira, ariko ujya muri miruhare niwireba uvuga uti wow, ndemye mu ishusho y'Imana. Kandi nawe nureba mugenzi wawe, ntujya akajya umureba nk'ikintu gisanzwe cyangwa se nk'umuntu usanzwe, ahubwo nujya ureba mugenzi wawe, ujye umureba nk'umuntu uremwe mu ishusho y'Imana, ujye umureba umubonemo Imana, sibyo? Bibiliya igaragaza ko Imana yari ifite, ndetse na n'ubu ngubu na n'uyu munsi wa none acyafite umugambi mwiza ku mwana w'umuntu, uhereye ku kuremwa kw'isi cyangwa ku kuremwa kwe kugeza ku buzima bw'iteka ryose. Imana yari ifite umugambi mwiza, cyangwa ifite umugambi mwiza ku mwana w'umuntu, sibyo? Reka dusome mu Itangiriro igice cya mbere, kuva ku murongo wa 27. Ndi kubahata ibyanditswe ndi kubahata ibyanditswe, ariko no kugira ngo dufatikanye kumenya n'iby'ijambo ry'Imana, kuko iki gitabo ntabwo ari igitabo gisanzwe, ni igitabo ushobora gukuramo ubumenyi bwinshi, ushobora gutuma ubasha gusavayivinga, ubasha no kubaho n'ubuzima bunezerewe. Ku murongo, igice cya mbere, umurongo wa 27, ngo Imana irema umuntu wagira ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye.
hanyuma Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti mwororoke, mugwire, mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo, cyangwa se nk'uko yababwiye mukore, mutware amafi yo mu nyanja, n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Ntabwo Imana yakuremye juste kukurema, yanakuremye kugira ngo utware, utegeke isi n'ibirimo byose. Urumva ariko ukuntu Imana yakuremye uri umuntu udasanzwe. Umva Imana yaturemye turi abantu badasanzwe. Imana yaturemeye kugira ngo twororoke, tugwire, twuzure isi. Umva Imana ijya kurema umuntu, umva yari yamuteguriye Edeni, ariko Edeni y'aho ngaho yari yaremye hari hatoya, ariko uko bagombaga kugenda baguka, Edeni yari kuba ngari, ikakwira isi yose nk'uko tureba umunsi wa none. Uribaza, hari umumama twigeze guturana kera, niwe yajyaga arya pome akavuga ngo arimo kwitoza ngo uburyo ngo azabaho ngo mu isi nshya, azabaho mu buzima bundi butari ubuzima bw'umubabaro, nk'ukuntu azajya arya pome. Donc kubera ko Edeni yari irimo ibiti birimo amafruit, ibiti birimo izo mbuto zitandukanye, bwari ubuzima bwiza mu by'ukuri. Imana yari yaremye umuntu, imuremeye kubaho ubuzima bwiza, ubuzima bunezerewe, ubuzima butarimo ikintu na kimwe akennye. Hanyuma nyuma yaho rero nibwo haje kuzaho umwanzi, ari we tuvuga ngo ni umwanzi, ari we Satani, ari we marayika waje guhinduka, ari umumarayika w'umucyo waje guhinduka uw'umwijima, aza guhindura bya bindi. Donc aza guhindura wa mugambi w'Imana yari ifite ku mwana w'umuntu. Nibwo yashukaga Eva nawe akagira umugabo we, bakarya kuri cya giti Imana yari yababujije. Ntekereza ko icyaha bakoze cyangwa ikintu kibi bakoze, ntabwo bumviye Imana kandi ariyo muremyi wabo, ahubwo bumviye Satani, wa mumarayika wari wihinduye uw'umwijima wakoze ibibi. Ariko nubwo byaje kugenda gutyo, Imana still yari ifite umugambi mwiza ku mwana w'umuntu, no kugeza kuri ino saha Imana ifite umugambi mwiza kuri twebwe. Ntawe Imana yaremeye kubabara, ntawe Imana yaremeye guhangayika, ntawe Imana yaremeye kubaho ubuzima butishimye. Imana yaturemeye kubaho muri ino si kandi tukayibamo tunezerewe. Ni ukuvuga ngo Imana yaremye umuntu imufitiye umugambi mwiza, wari umugambi wo kubaho ubuzima bwiza bunezerewe butagize ikintu na kimwe bukennye. Ariko icyaha nicyo cyatumye ibintu bihinduka. Icyiza muri ibyo byose ni uko Imana yaje kugira ngo bwa busabane bw'umuntu n'Imana budacika burundu. Niyo mpamvu yaje kuduha umwana wayo Yesu Kristo, kugira ngo agarure bwa busabane hagati y'Imana n'umuntu yaremye. Umugambi w'Imana rero ni mwiza. Hari nk'aho dusoma, nkunda umurongo cyane wo muri Yeremiya ibice 29 umurongo wa 11, uvuga ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si bibi, kugira ngo mbareme umutima ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Dusome mu yindi version ya Bibiliya y'ijambo ry'Imana, aravuga ngo nzi imigambi mbafitiye, ni imigambi ibazanira amahoro, si bakururira ibyago, ahubwo ni imigambi ibaha amizero y'igihe kizaza. Wow, tumva natera haleluya. Mana w'Imana ishimwe. Urumva umugambi w'Imana ku mwana w'umuntu ni mwiza. Ni ukuri ngo ibyo yibwira kutugira ni amahoro, nta bibi birimo, nta byago itwifuriza. Reka nkubwize ukuri, urabona kwa kundi iyo wifungiranye n'akantu gato ngiye kuvuga, wenda dufungiranye, wenda hari ikintu ubona urimo kubura, peut-être urimo urabura minervale y'abana, urabona ko hari ibintu utarimo kubona, minervale z'abana wenda zabuze. Uzi ko iyo ubabaye kuriya, uzi ko Imana ibabarana nawe. Ni ukuri pe, ntabwo Imana igenezwa no kubona tubabaye, habe namba, kuko umugambi wayo uhora ari mwiza ku mwana w'umuntu. Ni umugambi wayo uhora ari mwiza kuri twe, nubwo bigeraho bikaducanga, kuko turi mu isi kandi iyi si reka tuvuge nk'uko bajya bitwigisha mu ijambo ry'Imana, iyi si mu by'ukuri iyobowe na Satani.
sibyo? Niwe usa nkaho afite nk'ubundi butware ku mwana w'umuntu, ariko siko bizahora. Siko bizahora, hari igihe bizashira, hari igihe kubabara bizashira, hari igihe kuganya bizashira, hari igihe gupfusha bizashira, hari igihe kubaho ubuzima butuzuye bizashira, sibyo? Ni ukuri umugambi w'Imana nta kabuza uzasohora, kandi umugambi w'Imana no kugeza kuri uyu munsi wa none, nujya urwana intambara cyangwa se urwana n'ibyo wenda umuntu ahura nabyo, duhura n'ibintu bitandukanye, ariko ntabwo biba bivuze yuko ibyo uri guhura nabyo ari wowe wenyine urimo guhura nabyo, hari n'abandi usanga barimo barahura nka bya bindi byawe, ariko nujya urwana urwo rugamba, ujye ururwana uvuga uti ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe n'Imana isumba byose, iranshyigikiye kandi ishaka ko mbaho nezerewe, ishaka ko mbaho ubuzima bwiza, sibyo? Muri Yesaya ibice 46:10 haravuga ngo, ndi gukoresha version ya Bibiliya ijambo ry'Imana, kuva mu ntangiriro navuze ibizaba, kuva kera kose navuze ibitarakorwa, naravuze nti umugambi wanjye nzawusohoza, ibyo nshaka byose nzabikora. Nujya ubyuka mu gitondo ujye usenga, ubwire Imana uti Imana, uyu munsi wa none utugezemo waremwe nawe, kandi uyu munsi urimo ibyiza byinshi, ndakwinginze ko ibyiza wageneye abantu bawe, wageneye uwo waremye mu ishusho ryawe, nanjye ubimpeho, sibyo? Ubwire Imana uti mu byiza by'uyu munsi ndakwinginze ngo umpe kubisoromaho, umpe gusoroma ku cyiza wagambiriye ku buzima bwanjye, umpe gusoroma ku cyiza ugambiriye ku buzima bwanjye, sibyo? Kandi ndakumenyesha mu by'ukuri ntashidikanya ko ikintu cyose Imana yibwira ari cyiza kuri wowe. Ndaguma mbisubiramo ngo umugambi w'Imana ni mwiza kuri twebwe. Yohana 3:16 aravuga ngo kuko Imana yakunze isi cyane ikageza aho itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ariko ahabwe ubugingo bw'iteka. Kuko umuntu wese uzambaza izina ry'Umwami azakizwa. Umuntu wese uzambaza izina ry'Umwami Imana azakizwa, ni mu Baroma 10:13. Sibyo? Kuvuga ngo igihe cyose wumva yuko inkomoko yawe ari ku Mana, aho uva ari ku Mana, kuko uri mu isi kubw'umugambi w'Imana, icyo Imana igushakaho ni cyiza, icyo Imana igambirira kuri wowe ni cyiza, ntuzajye ubura kwiyambaza, ujye wibwira en detail, wibwira en detail ibyiza wifuza kuri uwo munsi, kandi n'umunsi nibwira wishimire ibyo wabonye byose, wibwire uti Imana ndagushimiye kuri ABCD, sibyo? Kuko ibyo yibwira kukugira ni byiza, ntabwo ari bibi. Ibyo igambirira kukugirira ni byiza, kandi uyu munsi wa none ushobora kuba urimo kurira, ariko ejo wabyuka mu gitondo ugasanga ya marira irayaguhanaguye. Icyo ari cyo cyose cyaba kirimo kirakuriza, Imana ni umutabazi wawe, Imana ni umurengezi wawe, Imana navuga ngo ni 911 yawe, ariko ni na 112 kubaba hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda. Imana rero igihe cyose ujye uyirukanyiraho, uyereka ibitagenda neza, uyereka bitarimo kugenda neza, uyereka aho birimo gupfira, ni ukuri, kandi uyiringiye yuko umugambi wayo ari mwiza kuri wowe, itaratinye gutanga umwana wayo w'ikinege ikamuguha, izabuzwa n'iki kumuguhana n'ibindi byose? Ni ukuri nta kizayibuza, nta kizayikoma mu nkokora. Ubutabazi bwayo buhora buri hafi kugira ngo igutabare, sibyo? Turwana na byinshi, ariko dufite umutabazi, dufite umuntu waturemye kandi uturema adushyirira mu isi kubw'impamvu runaka, rero kugira ngo tugere kuri destin yacu, tugere kuri destin yacu, niko tugomba kuyishingikirizaho, ukayibwira uti unyobore intambwe ku yindi, kuko ari wowe uzi umugambi ufite ku buzima bwanjye, ari wowe uzi aho njyana, ari wowe uzi ejo hanjye, sibyo? Kandi mu by'ukuri mu byahishuwe ibice 21 kuva ku murongo wa 3 kugera ku wa 4 handitse ngo izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kuboroga no gutaka cyangwa kuribwa ntabwo bizongera kubaho.
uwo ni umugambi w'Imana. Uyu munsi wa none dushobora kuba turi mu isi yanduye, turi mu isi iyobowe na Satani, ariko siko bizahora, hari igihe bizashira. Rero komera, gubwa neza, uzirikana yuko umugambi w'Imana ari mwiza kuri wowe, kandi icyo yibwira kuri wowe cyose ni cyiza. Imigisha Imana itanga n'iyawe irimo, sibyo? Ngo imigisha yose iva mu ijuru, iva ku Mana, iba ari myiza, ni imigisha koko, sibyo? Kandi Imana ijya itanga umugisha wuzuye utarimo umubabaro habe namba. Rero whatever the situation urimo kunyuramo uyu munsi wa none, ni ukuri ntibitume wumva yuko utariho kubw'umugambi w'Imana. Oya, uriho kubw'umugambi w'Imana, ariko iyi situation urimo kunyuramo iri temporaire, sibyo? Izagera igihe igashira, izagera igihe ikavaho, sibyo? Kandi niba waba uri muri situation runaka ubona yuko wenda itarimo gushira, ariko uvuga uti Imana nkeneye imbaraga zawe, Imana ikumpera imbaraga, ariko ntiwuzigere na rimwe wumva utanye cyangwa wumve yuko uhindukije intekerezo zawe uzikuye ku Mana. Oya, intekerezo zawe zizagume ku Mana, kuko Imana ariyo ifite umugambi mwiza ku mwana w'umuntu, kuko ariyo yaremye umuntu kandi muzi, ituzi neza cyane, sibyo? Komera, shikama, umugambi w'Imana ni mwiza kuri wowe, umugambi w'Imana ni mwiza kuri jyewe, umugambi w'Imana ni mwiza ku gihugu cyacu, umugambi w'Imana ni mwiza kuri iyi si dutuyemo. Nubwo bishobora kuba birimo biragorana uyu munsi wa none, ariko hari igihe bizagira bigahinduka. Komera. Mwari muri kumwe nanjye Laurie, komeze mubane nanjye umunsi ku wundi. Ciao ciao.